Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwebwe mwese mutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi, ni iby'agaciro cyane turabashimira. Kandi nawe utarakanda subscribe, ibuka ukanda subscribe unafungura inzogera kugira ngo tujye tubasha kubana muri video nk'izi. Uyu nguyu rero ni umuhungu wanyu Jay Squeezer wa Mipango, umwami w'abagore nk'uko yiyita. Ngira ngo mumaze iminsi nk'ibiri cyangwa itatu mubibona ko yageze inaha mu Rwanda. Gusa icyo abantu benshi bari biteze bitewe n'ibyo basanzwe bazi akora cyangwa se bumva avuga, bari bazi ko akigera mu Rwanda bazahita bamuta muri yombi yewe bakanamufunga. Gusa siko byagenze, kuko akigera mu Rwanda nta n'uwamukojeje inkoni habe n'akanyafu, yewe ntacyo bamugize. Gusa dore uko biteye. Gasuku akigera mu gihugu abanza yasura famiye ye, haciyemo amasaha makeya ahita atumizwa na RIB. Byumvikane ko hari abantu bashobora kuba baramutangiye ikirego ku bintu yabavugagaho bigiye bitandukanye. Rero Gasuku yaje kwitaba ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB, bamubwira bimwe mu byo yarezwe ndetse baramubwira arataha. Gusa si aho byarangiriye, kuko nyuma y'umunsi umwe gusa avuye kuri RIB yongeye gutumizwa kuri RIB, agiye nanone kongera kubazwa ibindi bibazo ku byaha abantu bagiye bamushinja. Gusa tubabwira ko amakuru meza ari kuri Gasuku ni uko ataba yaratawe muri yombi ngo abe yafungwa, akiri hanze aha ngaha kandi ari gukora nk'uko bisanzwe. Ngira ngo abamukurikira kuri YouTube channel ye barimo barabona ko ari kugenda asohora ibyegeranyo. Ibi rero byaje gutangaza abantu benshi, baratungurwa kuko ibi si byo bari biteze. Kuko bari biteze ko Gasuku akigera mu Rwanda azahita atabwa muri yombi, yewe akanakatirwa bitewe n'ibintu bimwe na bimwe agenda avuga. Gusa ibi si byaje gutungura bamwe, ko hari abavuga ngo Gasuku ni umuntu ukunda igihugu, yewe kugira ngo muzagirane beef nawe ni uko uba wamushotoye. Ikindi kandi mutari muzi kuri Gasuku ni uko ngo bishoboka ko ibyo abantu bose bamurega bitamuhama cyangwa nta shingiro bifite, kuko ngo akenshi ngo Gasuku ajya kuvuga abantu nabo babanje kumwataka. Ibi rero nibyo byamuha uburenganzira bwo kuza mu Rwanda ntacyo yikanga kandi yinjira mu gihugu cy'iwabo. Abatunguwe rero no kubona Gasuku ari kugenda yitemberera mu muhanda ya Kigali, ari kugenda akamera yerekeza mu nzira z'iwabo hari Gikondo, mumenye ko nta handi hantu biri kuva. Ni uko Gasuku nyine ibyaha abantu bamushinjaga ari uko nta bihari. Yewe muri make Gasuku ni umunyarwanda, ari hano hanze arimo arakora ibintu bisanzwe. Muri make Gasuku ameze neza, ibikorwa bye bya buri munsi akora byakomeza nta kibazo na kimwe yikanga. Abantu rero mwese mwakomeje kujya muri comment mukimenya ko Gasuku yageze mu Rwanda, muri kuvuga ko Gasuku azahita afungwa, atazatinda hanze aha ngaha, mwari muri kwibeshya. Ni ukukomeza tugakurikirana iby'aya makuru ya Gasuku, tukamenya ese koko abantu bajyaga kumureka n'ibyo bamushinjaga byari bifite ishingiro, cyangwa ni kwa kundi umuntu aba yakuvuzeho kumva birakurenze kavuga ati reka mugeze mu nzego zibishinzwe. Ibi rero kuri Gasuku ntago ariko bimeze, kuko ntago yaje gutabwa muri yombi, kuko ari hanze aha ngaha ari kwikorera ibintu bye kandi mu buryo busanzwe. Ubwo rero mbabwira ngo bano mudukurikiye mukomeze mukande subscribe, mufungure inzogera kugira ngo muzajye mubasha kubona ibindi biganiro tuzajya dukora. Kandi iki kiganiro ugikunze wagisharinga no ku nshuti zawe nazo zikakibona. Mureke dusubire mu biganiro bitaha,
byabagezagaho iyi nkuru ndi MP Official. Ciao ciao.